gusoma ijambo ry'Imana nk'intwaro yo gutsinda ibishuko, yo kurwanya Satani, yo kurwanya imikorere yose y'ubuhanga bwo mu bwami bw'umwijima. Iyo usoma ijambo ry'Imana ugira amayeri ahagije yo kubasha guhishurirwa, kubasha kuvumbura imikorere yose y'ubwami bwa Satani. Haleluya. Bwoko bw'Imana, munyemere tubasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom. Mumeze neza? Ndizera ko muri amahoro, ndizera ko mwiriwe amahoro, ndizera ko aho muherereye hose umwami yabanye nawe. Ndashima Imana, bwoko bw'Imana, torero ry'Imana, nimubona turi kumwe hano muri ubu buryo, mujye muzirikana gufatanya natwe gushima. Ntago biba byoroshye urugendo umuntu aba agenze yihuta. Ndashimira Imana ibanye nanjye. Urugendo rw'umugoroba, urugendo rusaba kwihuta, urugendo rusaba ko umuntu gutwara cyangwa se ugufasha, Imana imukoresha ibikomeye. Ngo tuba tuje tuvuye mu kazi, kandi amasaha y'akazi umuntu aba agomba kuyubahiriza. Ndashimira Imana cyane. Ikindi munyemerere mbahobere, hobe umeze neza? Ndabashimiye cyane kandi ko mugenda mubana natwe, mukatwereka ibyifuzo, mukatugira inama, mukagenda mutwereka ko hari icyo umuntu akenera mu buryo bw'umwuka kugira ngo dukomeze kubana. Ni ubuntu bw'Imana. Ikindi tubasaba, mukomeze mudusengere. Uyu murimo ukenera byinshi, kandi mu byo dukenera kubw'uyu murimo haba harimo ibyo tutari twaronka, tutari twageraho. Dukomeje gutegereza kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Mumbabarire rero, uyu munsi turaza gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda rwonyine gusa, kuko mwene data Samuel wadufashaga uyu munsi yagiye mu butumwa bw'akazi, ntago ari hafi. Turashima Imana rero ko Imana yabyemeye ko ari ukubiza kugenda. Munyemerere kandi dushimire nanone abakozi b'Imana bose turi kumwe bakomeje kudufasha. Tunashimire n'umuyobozi mukuru wa Live in Jesus Church, ndetse akaba ari nawe muyobozi mukuru wa television Live in Jesus TV. Ndashimira rero abantu mwese mudukurikiranye muri uyu mwanya turi kumwe kugira ngo dushobore gusangira ubutumwa bwiza. Haleluya. Ndashimira rero ko uyu mwanya turi kumwe na staff technique barimo kudufasha kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza ndetse bunabagereho gatanu kuri gatanu. Oh, thank you Jesus. Hallelujah. Wow, mbega umugoroba mwiza. Reka dushime Imana, reka dusengire isengesho, niturangiza dutangire twinjire mu butumwa bwiza. Imana ikomeye, Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Data mwiza, ngo icyubahiro kuko wabanye nanjye, wandinze urinda itorero ryawe, warinze bene data baherereye hirya no hino mu bihugu bitandukanye, watunize twebwe bari mu Rwanda, bari mu Burundi, abari muri Congo, bari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari muri Uganda, abari mu bihugu bya East Africa, abari mu bihugu bya Afrika y'Amajyaruguru, bari muri Afrika y'Amajyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba ndetse na Afrika yo hagati. Mana, turagushimiye kuko warinze abaherereye ku mugabane w'Uburaya, bari ku mugabane wa Amerika na Australia, ku mugabane wa Aziya, mu bihugu bitandukanye. Mwami, warinze abaherereye mu bihugu bitaragiramo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, no mu bihugu bigoranye kuvuga buno butumwa bwiza. Mana, tuguhaye icyubahiro. Uyu munsi turanezerewe kubw'abantu bose bagiye batwandikira bavuga ishimwe, bavuga ubuhamya bukomeye, imirimo n'ibitangaza bakoze mu buzima bwabo.
natwe turanezerewe mwami, turagushimiye uhoraho nyiricyubahiro, kuko natwe waturinze ukabana natwe uyu munsi, ukaba utwemereye tukaba tugarutse muri studio hano kugira ngo twongere twumvire utanga ubutumwa bwiza Mana binyuze muri twebwe. Turanezerewe data, uwo mugisha buri muntu wese wateguwe kugira ngo tuzabane muri ubu butumwa n'abandi bose bazabukurikirana mu bihe bitandukanye. Mana nguhaye icyubahiro, urakoze kuko uri bunshoboreshe, unkoresha imirimo yawe, unkoresha ibitangaza byawe, ijambo ryawe ryo ni rizima Mana, nanjye unyuzuza ubuzima, unyuzuza imbaraga zikomeye. Icyo dukeneye imbaraga zawe Mana, nshiye bugufi, turihannye buri murimo wose mwami wagambire ko uyu munsi ugomba kugenda neza, reka uze kugenda neza mwami. Urakoze nyiri icyubahiro data wa twese, tuguhaye ikuzo n'icyubahiro n'amashyi menshi mu izina rya Yesu, amen, amen. Dukomere umwami wacu amashyi menshi 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 aho duherereye hose. Haleluya. Munyemerere muri uyu mwanya kugira ngo dushobore gusangira ijambo ry'Imana, nagira ngo dusenganeho iminota mikeya. Mbibutse uru rugendo rw'umwuka nta muntu warwinjiramo atari umunyamwuka. Uyu murimo w'umwuka nta muntu wawinjiramo atarateguwe mu buryo bw'umwuka. Umurimo w'Imana ntabwo ari umurimo umuntu yinjiramo ubuzima bwe mu buryo bw'umwuka bujenjetse, cyangwa se mu buryo bw'umwuka atarateguwe, atuzuye, adafite ububasha n'ubutware muri Kristo Yesu. Haleluya. Ntihazagira umuntu ukubeshya, ntabwo wabyuka mu gitondo ngo uhite ubyinjiramo. Rero mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana cyangwa se no mu kirere cy'umwuka, narababwiye ngo mujye mubanza mureke dusenge, dutegure ikirere cyaho turi. Haba hari imbaraga z'umwuka z'umwuka mibi zikorana n'ubwami bw'umwijima, zashyiriweho kurwanya abana b'Imana kugira ngo tutakira ubwiza bw'Imana. Rero iyo dusenze tuba tumeze nk'abohereje amabombe mu isi y'umwijima, tumenaguye izo network bakoresha kugira ngo twakire ubutware buturuka mu maraso ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Turasengera muri iri jambo riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12. Ejo twararisomye turimo dusenga, ari nabwo butumwa buzadutwara hafi iyi minsi 7, ariko tukagenda tubona ibindi byanditswe bitandukanye. Yesu ashimwe cyane. Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Ndacyavuga buri muntu wese, igihe cyose Imana iguhamagaye kuza no ku isi, uza nk'intumwa, uza nk'umuntu utwaye ubutumwa ubwami buguhaye kuza guhagararira. Uza umeze nk'ambasaderi w'ubwami bw'Imana, uza uri messenger. Hari ubutumwa budasanzwe Imana iguhaye hano ku isi. Ushobora kubutanga muri domene zinyuranye, ariko uza ku isi nk'umuntu Imana itumye kuza gutanga ubutumwa. Ubutumwa buzagera kuri generasiyo y'abariho, generasiyo y'abazakurikiraho, ibisekuru n'ibisekuru, cyangwa se ibinyejana n'ibinyejana. Uyu mugoroba rero Herode agaragara muri Bibiliya nk'umuntu waje ku isi ariko adeviye umugambi w'Imana. Yaje ku isi yibagirwa misiyo Imana imuhaye, agambirira kurenganya ubwoko bw'Imana, arangije akora misiyo yo kwica itorero ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri uyu mwanya birashoboka ko ari n'abanyumva bashobora gukurikirana buno butumwa baramaze kwisanga hanze y'umugambi w'Imana, baramaze gutandukira umugambi Imana yabaremeye kubaho hano ku isi. Herode ashaka kwica Petero. Reka mvugane n'umuntu umaze igihe kirekire akwepana n'abamuhiga amanywa n'ijoro. Baraguhiga wisanga mu manza, abaguhiga wisanga mu kazi bakwirukana, abaguhiga wisanga mu rushako, uhora mu gihe cyo guhagarika divorce inshuro nyinshi kubera imbaraga zikwataka z'abaguhiga.
ndetse si ibyo gusa, hari umuntu Imana yashiriyeho kurwanya izo mbaraga ziguhiga mu buryo budasanzwe, ukisanga Imana ikurokora ukiruhutsa utashi ndabirokotse, ariko Mana urakoze. Uwo ukora umurimo wo kukurokora, ukora umurimo wo kukurinda, ukora umurimo wo kugucira isiri, wo kukurwanirira, wo kuvuga ngo nimusigeho, uwo ni marayika w'Imana. Imana iba yohereje kugira ngo ahagarare mu cyuho cy'ubwami bw'Imana, azabane nawe. Haleluya. Uyu mugoroba rero nagira ngo tubanze dusenge iri sengesho, tubwire Imana ngo Mana, abantu bose bafite uyu mwuka nka Herode wo kurenganya itorero ry'Imana, uyu munsi wa none turamenagura ibyo bihome, turamenagura uwo mwuka, tumenagura izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Muri uku gusenga nyemerera uhagurukane natwe, muri uku gusenga usenge dukubita umwuka witwa Herode. Yesu yarawishuye agaragaza ko ari umwuka w'ingunzu. Umwuka w'ingunzu ni urarikira. Umwuka w'ingunzu ni umwuka urarikira ibitari ibyawo, ni umwuka ushimuta, ni umwuka unyaga. Uyu mwuka wa Herode wari umwuka w'ingunzu. Ingunzu mu buzima busanzwe ni igisimba gitunzwe no kurya no kuba gishobora kona, mu kinyarwanda kona, kurya ibitarera, kurya ibyo kitateguriwe nk'inyamaswa, gushimuta, kunyaga, kugira umururumba ukabije. Iyi ngunzu rero Yesu yitegereza abona umwuka wari uri muri Herode ari umwuka w'ingunzu. Tugiye kumenagura uyu mwuka w'ingunzu uhora urya iby'abana b'Imana, iby'Imana yateguye ku buzima bwawe, ugashiduka bita udashobora kubyakira, kubera ko hari umwuka ugenda inyuma y'amaboko yawe, hari umwuka ugenda inyuma y'ibirenge byawe, hari umwuka ugenda inyuma y'ibikorwa byawe, wa mwuka ukaza kubitwara. Haleluya. Haguruka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ifite ubutware n'ubushobozi, duhagaze mu kirere cy'umwuka. Mana, tumenye neza ko uyu mwuka wari twaye Petero mu nzu y'imbohe ari umwuka w'ingunzu. Turawusenya, turawurimbura. Umwuka w'ingunzu ujya utwara amasezerano, ujya utwara ibyo wagambiriye kuduha mu gihe runaka bigasibira, tukabinyagwa. Umwaka wari warateguye ko hari icyo uzakora ntidushobore kubyakira, ukwezi wateguye ko hari icyo uzakora bigasibira. Uyu munsi wa none tumenaguye umwuka w'ingunzu mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwuka wari warafatiriye Petero umujyana mu nzu y'imbohe kugira ngo isezerano rya Petero ridasohora. Natwe duhagaze mu mbaraga zasohoye Petero mu nzu y'imbohe kubw'imbaraga za marayika w'Imana. Natwe muri uyu mugoroba duhagaze muri icyo kirere cy'umwuka, aho abanzi badutegeraga, mu marembo badutegeyemo, yaba ari amarembo yo ku butaka, yaba ari amarembo yo munsi y'ubutaka, amarembo yo mu kirere, amarembo yo mu mazi, amarembo yose badutegeyemo, turasenya izo mbaraga mu izina rya Yesu. Haleluya. Uri musenga umenagura ibyo bihome, usenya ibyo birindiro by'ibyuma, ibyo bihindizo by'ibyuma umenagure, izo nzugi zimenagura imbaraga z'umwuka w'ingunzu w'inyamaswa. Inyamaswa y'ingunzu irwanya amasezerano y'itorero ry'Imana, ugenda inyuma y'ubwoko bw'Imana, ugenda inyuma ya gahunda y'umugambi w'itorero ry'Imana. Wa mwuka w'ingunzu we warwanyije benshi mu gihe cy'amateka atambutse, ariko uyu munsi turamenagura imbaraga zose ukoresha urwanya abagabo, urwanya abagore, urwanya abasore, urwanya abakobwa kugira ngo batinjira mu masezerano. Tumenaguye izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Bwoko bw'Imana, haleluya. Yes. Iri sengesho mwa turagushimiye ko rikinguye. Hari abantu bagiye kumva ubutumwa, bari mu kindi kirere, bafite umunezero, bafite ibyishimo, bafite kugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus.
Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Urakoze mwa. Uyu munsi turakomeza gahunda yo gusengera mu butumwa bw'iminsi 7. Teme y'amasengesho y'iminsi 7 iravuga ngo kumenagura, gutsinda ibishuko no gukuraho intebe y'igihome, gukuraho intebe y'umwanzi no gusenya igihome cy'umwijima. Haleluya, gusenya igihome cy'umwijima. Uyu munsi turaza gusengera mu butumwa bw'umunsi wa 2 imbaraga za Yesu Kristo ziduha gutsinda ibishuko. Imbaraga za Yesu Kristo ziduha gutsinda ibishuko. Uyu munsi nibwo butumwa mbazaniye. Ni gute umuntu ashobora kugira imbaraga zo muri Kristo Yesu agashobora gutsinda ibishuko? Haleluya. Mbibutse ku munsi w'ejo tuganira navuze ku mbaraga z'ibihome. Mbabwira imbaraga z'ibihome by'inkomoko, aho dukomoka, uburyo Satani agenda akadufatira akoresheje imbaraga z'ibitambo, ibitambo by'amaraso. Hari icyo nagira ngo mvuge kuri uyu munsi. Kuri ibi bitambo by'amaraso harimo ibitambo by'amaraso y'abantu batangaga, harimo ibitambo by'amaraso y'inyamaswa batangaga. Izindi mbaraga zino mbaraga z'ibihome ziba zicayeho ni imbaraga z'amasezerano ndetse n'imiziro n'imiziririzo. Izi mbaraga iyo zamaze komatana n'umuntu kubera inkomoko yatayizi, nubwo waba uri umukristo nta kintu ukora ngo ugereho. Ntabwo bikunda ko ari icyo wibwira, ntabwo bikunda ko ushobora kugera ku mugambi w'Imana. Izi ni imbaraga zikomeye cyane zitwaye ubwoko bw'Imana, bigatuma batagera mu masezerano kubera kutamenya. Izindi mbaraga iki gihome cya Satani gifungiranyemo abantu, uyu mwuka uba wicaye kuri izi mbaraga. Yesu ashimwe cyane. Navuze ku mbaraga z'umuryango. Iyo tuvuze umuryango ntabwo tuba tuvuze, iyo tuvuze umuryango abantu bashobora guhita bumva papa na mama n'aba. Ariko ndavuga ku cyitwa imiryango. Natanze urugero ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyo bavuze abanyiginya, abasindi, abatsobe, abazigaba, baba bavuze imiryango nyarwanda. Hari imbaraga zihishwe inyuma y'ayo mazina. Izo mbaraga zishobora gutuma umuntu atsikamirwa, agahezwa inyuma, agakubitwa hasi, ntatambuke, naho ageze ntagire icyo yimarira, ubuzima bwe bugateseka kubera imbaraga z'ibihome, kubera imbaraga z'umwijima zihishe inyuma y'iryo zina. Ikibazo si izina, ni imyuka iri inyuma y'iryo zina. Kubera iki? Iryo zina ryashiriweho imbaraga bagomba kugenderamo, ariko zituruka mu mikorere ya Satani. Iyo iryo zina rero riri mu nkomoko yawe, utazi imikorere y'ibyakozwe mu isi y'umwijima. Mbibutse iyi miryango yose 18, nta muryango n'uyu n'umwe uherereye muri iyi miryango uko twayitondora mu Kinyarwanda hatari izi mbaraga zarwanyaga cyangwa zerezwaga, zakoreshwaga mu kuziramya, mu kuzihimbaza, mu kuzishimagiza no kuziterekera. Izi mbaraga rero zaje zirwanya abantu benshi, abantu bagakizwa ariko bakirengagiza ko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ntabwo bihagije. Iyo umuntu avuze ngo ndakwakira Yesu ngo umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, ubuzima bwanjye ndabuguhaye, ndagira ngo mbibutse kwakira Yesu ni ijambo rito yuvuga, ariko ntabwo ari ijambo rirwanirira umuntu uyu w'inyuma. Kwakira Yesu nk'umwami, icyo ni icyambere dukora. Twatura amagambo akomeye tuvuga ngo mwami Yesu ndakwakiriye, umbere umwami. Iryo ni ijambo rya mbere.
ni igisobanuro cy'uko hari undi mwami wari ufite mu buzima bwawe urekuye, utakaje, usezereye, wemeye kwakira Yesu nka representa w'ubundi bwami mu buzima bwawe. Ni iki kibaho rero iyo tuvuga intambara y'umwuka? nawe itangirira iyo umaze kwakira Yesu ngo akubere umwami, bwa bwami bw'ibisekuru bw'inkomoko buhagarariwe n'imiryango buturuka mu isi y'umwijima butangira guhaguruka bukaza kujurira, bukavuga ngo no, uyu Efremu mwene Eduwari wakiriye Yesu, Eduwari wa Anoki, Anoki wa Ngirarubanda, Ngirarubanda wa Bisate. Mwabyumvise? Aho ntabwo yaducika gutyo, aramwakiriye, arokoye ubugingo bwe, ariko mu mbaraga z'amarangamutima, mu mbaraga z'imitekerereze, mu mbaraga z'ibyiyumviro, mu mubiri, aho hatangira kubaho intambara ikomeye. Yesu ashimwe cyane. Intambara rero naho itangirira. Iyo uru rugamba utazi kururwana uri umurokore uragwa, uhera mu byaha, kandi warakiriye Yesu ngo akubere umwami. Wibuke ijambo rya kabiri tuvuga, ni ijambo rivuga ngo umbere umwami n'umukiza. Amagambo abiri akomeye ava indimwe. Ntabwo Yesu yakubera umwami ngo ananirwe no kugukiza. Urugendo rwo kugukiza rero ntabwo ruba isegonda rimwe, ahubwo ni urugendo ruhoraho. Niyo mpamvu hagiyeho ikintu cyitwa itorero rya Kristo, kugira ngo abantu batorezwemo urugendo rwo gukira. Haleluya! Ari naryo jambo dukoresha ngo ni ijambo rya deliverance, ni ijambo ryo kubohoka, ni ijambo ryo gutandukana na karande, ni ijambo ryo gusenya ibihome, gukubita hasi imbaraga z'umwijima. Urwo ni urugendo rutarangira akanya gatoya. Yesu ashimwe cyane. Ndimo nababwira iby'imiryango, mwebwe mutekereza ko ari ikintu wakwiga none nkuko ndimo kuvuga. Ntabwo bishoboka. N'uyu munsi ndacyagenda urugendo rwo gushaka amateka y'ibisekuru by'umuryango wanjye, kugira ngo menye imbaraga bari bicayeho, menye uburyo bakoreye isi y'umwijima n'imbaraga babishiragamo, n'urugero ruremereye bagezeho, n'ibitambo biremereye batangaga, kugira ngo nanjye ntange ibitambo biremereye by'amaraso ya Yesu Kristo ku musaraba, ariko unashiramo n'imbaraga z'ubwenge no kwitoza, kugira ngo bya bitambo bikubitwe hasi. Haleluya! Iyo wamaze kwitoza, waramenye ko umukiza Yesu Kristo, urugendo rwo kugukiza we aje nk'umukiza mu buzima bwawe, ntabwo ashobora kubikora utabigizemo uruhare. Ukwiriye iki? Ukwiriye kwemera kwigishwa. Hakabaho gufata igihe nk'iki tukiga, tugasobanukirwa. Abantu bari muri Kristo Yesu baneshwa n'ibyaha, bakubitwa hasi n'imbaraga z'ibyaha, bisanga inshuro nyinshi bihana, imbaraga zitabarekura, bahora bibaza, babaza abapasiteri, babaza abakozi b'Imana, kubera iki bino bitarekura ubuzima bwanjye, kubera iki nihana mbishaka bikanga. Ntabwo ari wowe. Kwatura Yesu ntibihagije, hakenewe urugendo rwo kwigishwa no gusobanukirwa uko umuntu yuzura imbaraga z'ubumana. Umuntu wakira Yesu ni umuntu w'umwuka. Umuntu w'umwuka ni igice kimwe kigize umuntu wuzuye. Umuntu wuzuye agizwe n'umuntu w'umwuka, umuntu w'ibitekerezo, umuntu w'amarangamutima n'ibyiyumviro, ndetse n'umuntu w'umubiri. Aba bantu bose uko mbavuze ni mu buryo navuga bw'igishushanyo, ariko nibo bagize ngewe, nibo bagize wowe. Yesu rero iyo aje mu buzima bwacu, umuntu w'umwuka, umuntu w'ubugingo niwe umwakira. Ibindi bice bisigaye, wa muntu w'umwuka w'ubugingo niwe usigara adiringa n'ibindi bice bisigaye, kugira ngo nabyo bibe konfundi, bishirwe hamwe, kugira ngo byemezanye, kugira ngo byizerane n'umwami. Urwo rugendo rero rwo kwemezanya nirwo ruzana intambara y'umwuka. Abantu batazi intambara y'umwuka uko imera n'uko itangira. Mbabarire. Haleluya!
uko niko intambara y'umwuka itangira, torero ry'Imana. Aho niho imbaraga z'umwijima zaho dukomoka twakira Yesu nibwo zitangira kurwana, nibwo zitangira kudusubiza inyuma. Hakaba urugamba hagati y'imitekerereze y'ubwami bw'Imana n'imitekerereze y'umwijima yari yaragutwaye igihe kirekire. Wibuke, umuntu urimo kuvuga urwana intambara y'umwuka ntabwo ari umuntu mu myaka ufite, ndavuga wowe no mu bihe byashize kuko wari uhari. Abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo uyibahetse abayigisha mu mugongo. Ndibutse nanone ijambo ry'Imana rihura n'uyu mugani ngo Kristo biri muri Yohana ngo na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe, ngo ibintu byose byaremwe Kristo ahari. Ni igisobanuro cihe? Ikintu cyose cyabayeho kera Yesu Kristo yari ahari. Kuva mu itangiriro Yesu yari ahari. Abantu baziko ngo hari muri Matayo, no mu itangiriro uyu mwami yari ari mu buzima bw'umwuka. Natwe ibyakozwe mu bisekuru byose 7 twari duhari. Mbabwire ibanga rikomeye, ibintu byose byangaragayeho. Umwana wanje w'imfura yari ahari. Iyo hari imbaraga ziri mu ngeso mbi, mu mitekerereze mibi, mu mikorere mibi, mu myifatire mibi, mu myitwarire mibi, mu migendere mibi, ibyo bintu byose iyo biri muri wowe, umwana wawe cyangwa bazagukomokaho baba bahari babyiga live, baba bari kumwe nawe. Niyo mpamvu ushobora kubyara ukabyara umwana ufite ya myitwarire yawe yose n'ingeso n'imikorere n'imitekerereze, bakavuga ngo uyu mwana neza ni papa we, neza ni mama we, neza ni sekuru, neza ni nyirakuru. Izo ni imbaraga turimo kuvuga zahahise zitwaye ubuzima bwa benshi. Bari mu itorero ry'Imana ariko ari abasinzi, bari mu itorero ry'Imana ariko ari abasambanyi, bari mu itorero ry'Imana ariko ari abagambanyi, bari mu itorero ry'Imana ariko ari abicanyi, ari abanyazi, ari abashimuta, bari mu itorero ry'Imana ariko ari intumwa za Satani. Abo tugenda tubona ibimenyetso byabo, abantu bakabibona abandi ntibabibone, bamwe bakabigwamo, bamwe bagashukwa nabo, bamwe bakanyagwa nabo. Ubuzima bw'itorero ry'umwuka uyu munsi wa none udasobanukiwe aya mahame ntabwo ushobora kumenya igihe waterewe. Itorero ry'Imana uyu munsi wa none umenya amahame. Yesu ashimwe cyane. Umunsi wa kabiri narinde mbomba nk'incamake z'ibyo twavuze ejo, ariko nongeraho ibyo nari kuvuga nuko nari nakererewe. Umunsi wa kabiri turavuga imbaraga za Yesu Kristo ziduha gutsinda ibishuko. Haleluya. Ibyanditswe by'ibanze dushobora kurebaho ni muri Matayo ibice 4. Turahera ku murongo waho wa mbere. Matayo ibice 4 umurongo wa mbere. Amen. Matayo ibice 4 umurongo wa mbere. Yesu ageragezwa na Satani. Mwumve umwami Kristo umugaba w'ingabo z'ubwami bw'Imana w'ikirenga. Yesu ageragezwa na Satani. Umva, nta mikino irimo muri ubu bwami bw'Imana, nta mikino irimo. Ubwami duhanganye nabwo buratinyuka. Ntabwo wavuga kuri igihangange utazaterwa. Oya, umva, reka dusome wumve. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira amabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Amen. Wabyumvise? Iyo umushukanyi araza, umwanzi araza, urugero rwose rw'amasengesho wabukora
waba uyakora wiyiriza ubusa utarya utanywa, waba uba utarara mu nzu urara ku musozi, waba wibabaje ku rugero rungana iki, uyu mubiri, imitekerereze, amarangamutima n'ibyiyumviro biraterwa. Yes, na Yesu yaratewe. Umwanzi, umushukanyi, Bibiliya niko imwita, umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana. N'imvugo irimo gushidikanya, n'imvugo irimo gushaka ukuri. Niba niba uri umurokore, niba uri umukozi w'Imana, niba uri pasiteri, do this, bikore turebe, gerageza bino. Oya, iyo umuntu yamenye amahame y'ibishuko bya Satani, amenya n'imvugo y'umwijima uko imera. Ibi ndimo kuvuga, abenshi bahura n'izi mvugo ntibamenye uvuga, abenshi dukoresha zino mvugo ntibamenye ibirimo kubivugiramo. Umuntu ashobora kuba ari we atabizi ko Satani yamwinjiriye akamukoresha atera abandi, cyangwa nawe yitera akirwanya cyangwa akarwanya abandi. Uyu munsi wa none iyo usoma Bibiliya uba ukwiriye kumenya iyi mvugo nkoresheje iva ku bwami bw'Imana cyangwa n'imikorere y'ubwami bw'umwijima. Bigasobanura iki? Iyo wabimenye usobanukirwa icyo usubiza. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu mu magambo yasubije uyu muntu wari uje kumugerageza. Mbibutse, hari abantu bashobora gutekereza ko ibi byakorwaga na Satani. Abantu batekereza uyu ni umwuka wambaye inyama n'amaraso, uyu ni umwuka wambara umubiri. Abantu benshi iyo bumva Satani batekereza ikintu gishushanyije, batekereza ikintu kibumbabumbye, batekereza ikintu gifite amashusho, nk'ikintu abantu bahora babungana kuri social media. Satani Bibiliya ivuga ntabwo ari icyo kintu. Nuni cyambara umubiri w'abantu, umubiri w'inyamaswa, umubiri w'ibiriho. Satani yambara umubiri w'umwuka, afite ubwo bubasha n'ubutware. Niyo mpamvu nakubwira ngo uyu washukaga Yesu nutekereza ko ari ikindi kintu kiri ahandi hantu, ahubwo cyari ikintu, yari umubiri, yari umuntu uje kumwataka kugira ngo amuyobye. Uyu muntu wamubwiye ngo hindura amabuye umutsima urye, yari umuntu. Bari muri bamwe b'inshuti bagendanye mu masengesho. Abantu benshi mugendana mu masengesho nibo bazambara uyu mubiri wa Satani, nibo bazambara imitekerereze ya Satani. Bakakubwira batariko wowe urabona wamara imyaka ingana gutyo utarabona urubya, wacinye umukagenda ukareba ko wibyarira ka. Iyo ni imvugo ya Satani. Wowe ibi bintu urabona uzabyanganira bigashoboka, wavuye muri ibyo ukaza tukagenda mu bapfumu bakagukubita amakuru bakaguha umuti ukareba ko ibyo bidakemuka. Ayinya ubikubwiye ugasanga n'umukozi w'Imana wari wizeye, ariko kubera yuko watekereje ko ari umukozi w'Imana ukoreshwa n'Imana, uyu munsi wa none bikaba byanze, atangire kukugira inama yo kujya mu bapfumu. Abakristo benshi dufite mu itorero ry'Imana ntabwo bajyanwa mu bapfumu n'abantu bakorana n'abapfumu gusa, ahubwo dufite n'abakorana n'abapfumu mu nzu z'Imana batwara abakristo. Yes, aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana yumvirana. Uyu yari umuntu, yari yambaye umubiri. Yesu ashimwe cyane. Torero ry'Imana uyu munsi wa none, kugira ngo dushobore gutsinda izi imbaraga z'ibishuko, nuko dukwiriye kumenya amahame y'imivugire, y'imikorere, y'imitekerereze, y'imigenzereze, y'imikorere, y'imyicarire ikoreshwa mu bwami bwa Satani, ikoreshwa mu nda, mu nzira igendanye n'abakorera Satani. Abakorera Satani ntabwo bambara ibyapa ibi mubona ku masosho media, umuntu bamwambitse icyapa ngo cya 666. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo muzabona abantu bambaye ibi byapa bwoko bw'Imana. Ntabwo muzabona abantu bambaye amahembe. Ntabwo muzabona abantu bambaye amababa baguruka mu kirere.
mu kirere ngo nurangiza uvuga uti ubwo aciye hareka ncahanishe, nurangiza uvuga uti ubwo bambwiye ko wambaye amahembe aciye muri iyi santere aciye aha mu mujyi ajya Nyamirambo, ngewe reka nimanukira ya Nyabugogo nigendere. Oya, ntabwo ari uko isi y'umwijima ikora, ntabwo itegura icyo, no, ikoresha amayeri y'ubwenge. Narabibabwiye ejo, isi y'umwijima ikoresha amayeri y'ubwenge, ikoresha inshuti magara murarana mu gitanda kimwe. Haleluya. Harabo merutse kuganira babwira uburyo uyu mwuka w'ubutinganyi wandura, uyu mwuka w'ubutinganyi mubona, uyu mwuka w'aba lesbienne, abaryama n'abahuje ibitsina ari igitsina gore, abaryama n'abahuje ibitsina ari abagabo, uyu mwuka uburyo wandura. Ntabwo ari umuntu waruguruka mu gitondo ngo avuge ngo ibintu biranyobeye, ngewe nimumpereza ibyanjye nigiriye mu butinganyi. Ntabwo ariko bigenda, no. Abana bacu, itorero, uko mubona uyu mwuka wororoka cyane, ufite amayeri, uyu mwuka wandurira. Haleluya. Yes, ntabwo ari ibyapa bimanitse ahantu wabuze amateka y'ukuntu batingana ugahaguruka ukagenda ukishora, ntabwo bikunda. Wandura ute? Ndimo ndavuga imbaraga za Yesu Kristo ziduha gutsinda ibishuko. Uyu mwuka w'ubutinganyi wandura ute? Uyu mwuka w'abayesbienne wandura ute? Izi mbaraga z'abalozo kuruwa zanduza abantu gute? Izi mbaraga z'abasataniste, abakorana n'ubwami bw'umwijima, abamaze kwemera kuba abambasaderi ba Satani, banduza gute abantu? Ntabwo bahaguruka bafite intwaro ziteye ubwoba nk'abantu bagiye kurwana. Oya, bafite imbaraga z'amayeri zihishwe mu bimenyetso by'umucyo, ariko atari imbaraga z'umucyo. Hariho duheruka kuganira, arambwira kuko njya gutanga counseling, njya nkunda kuganiriza abana bacu mubona bahuye n'ibibazo byo kwandura uyu mwuka w'ubutinga. Hari ama club tujya tuganira cyangwa se umuntu ku giti cye, ntabwo amenya uburyo yabyisanzemo. Uyu mwuka ukora iki? Wandura ute? Iyo uryamanye, hilele cyacu imbaraga z'Imana zikwekira. Iyo uryamanye n'umuntu uri sex opposed, ufite igitsina kitari cyawe, umugore wowe uri umugabo, uwo mugore akaba yarakoze imibonano mpuzabitsina n'umugore mugenzi we, ariko uwo mugore waryamanye nawe akaba yarafite uyu mwuka wamwatatse wa kigabo, yarakoze sex n'umugore mugenzi we, yambaye uyu mwuka, yambaye irikote, afite imitekerereze, afite imigenzereze, afite imyitwarire n'imyifatire ya kigabo mu buryo bw'uburezibiyene. Iyo uryamanye nawe, muhuriye muri hoteli, muhuriye ahandi hantu mu malogi, mu tubari, wherever, kubera ingeso y'ubusambanyi, uhita wandura wa mwuka afite. Wowe utwaye uri umugabo, iyo utangiye guhura n'ikibazo kigaragaza ko mwuka wamaze kukwataka wakubase, utangira guhita wanga sex opposed yawe. Wowe uhita wanga ikintu cyitwa igitsina gore, wisanga ukunda abagabo bagenzi bawe, wisanga urimo ubona abagabo bagenzi bawe wabona ibituza. Iyo uri umugabo ariko waranduye umwuka wo gusambanya abagabo bagenzi bawe nk'umugabo, ubona abagabo ukazajya ubona imiterere yabo ukayibona nk'iy'abagore, wabona umugabo atambutse ukiyumvamo santima nk'umugabo umushaka nk'umugore mugenzi wawe, kandi wari umugabo mugenzi wawe. Uwo mwuka wandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubusambanyi ukora bushobora kuzagutega umutego ukisanga waguye muri icyo cyaha, uwo mwuka ukakwataka. Ikibigaragaza ni ugutangira kwanga sex opposed. Icya kabiri ni ukwiyanga wowe ubwawe, wumva ntacyo ukimariye. Ni automatique bitabiza, ni ko uyu mwuka usetinze. Uyu mwuka ni ku connecte, uyu mwuka w'ubutinganyi uconnecte n'iyi myuka, ni ku manifesta, ni kugaragaza ku buzima bwawe imikorere yawe. Icya gatatu ni ukwita wanga ikintu cyitwa umuryango cyangwa se kororoka. Iyo umuntu akubwiye gushaka,
umbabarire, iyo umuntu akubwiye kurongorwa cyangwa kurongora wumva guteye ikintu, wumva ari nk'ishozi, wumva ari nk'ibintu biteye isoni, uwo munsi utangira kwiyumvamo izindi mbaraga. Ikirere cya generasiyo y'abakiri bato, impamvu ubona kurongorwa kwabo no kurongora ntacyo bikibabwiye, bamwe baratatswe ariko ntabwo babizi. Izi mbaraga turazikubita hasi mu izina rya Yesu. Uyu mudamu watatswe n'uyu mwuka, gusenya urugo biroroshye, ntabwo arindira abamushuka. Hari imitekerereze Satani azana muri we akamubwira ngo ariko ubundi umugore uyu wa mugore we uyu mugabo akumariye iki, ni iki sakuzaniye? Kubera iki? Yaryamanye n'umugore mugenzi we amukorera ishimisha mubiri agira ngo ni ibisanzwe, agahita agenderako. Abana bato cyane, twebwe dukora school mission mu bigo by'amashuri mu Rwanda, by'amashuri yisumbuye na za kaminuza. Abana bajya batuganiriza bakatubwira ibyo babana nabyo mu ma interina, mu miryango yabo, bene wabo b'abana bagenzi babo iyo babasuye mu mavakanse, ukavuga ngo abakobwa nibaryame hamwe. Twagiraga ikibazo cyo kuryamisha abana b'abakobwa n'abahungu bafite imyaka 7, 6, 8, tukumva ko ari ikibazo. Ubu n'aba bakobwa iyo baryamashije hamwe, uyu mukobwa yaranduye umwuka, ushiduka ijoro aryamanye n'akaka nk'uko umugabo n'umugore baryamana. Hey, ese murimo murumva ahantu ikirere cy'umwuka kigeze? Imo ndavuga ku mbaraga z'umushukanyi, imbaraga Yesu Kristo yaduha kugira ngo dutsinde ibishuko. Udafite ubu bwenge bugenzura ibi, umuryango uzazima. Tudafite imbaraga zigenzura uyu mwuka, porero ry'Imana, ibi ntabwo bireba izindi domene, ntabwo bireba izindi nkingi z'ubuzima, ibi birareba itorero ry'Imana. Niyo mpamvu gukorwa mu nkokora kw'itorero ry'Imana niko Satani yihutisha umuvuduko cyane. Umwuka ubutinga, umwuka w'aba lesbian, umwuka wa Rozocloa, iyi myuka ni imyuka ikomeye itera cyane umuryango. Yesu ashimwe cyane. Icyanditswe cyo muri Matayo sindi bukomeze cyane. Imbaraga Yesu yatsindishije umwanzi ni ijambo ry'Imana. Yaramubwiye ngo handitswe ngo umuntu natungwa no mutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva riturutse mu kanwa k'Imana. Iri jambo rivuye mu kanwa k'Imana ni ijambo rikubita umwuka w'igihanda cya Satani. Muri uyu mwanya ndasengera abana b'abakobwa, abana b'abahungu, abagabo n'abagore batatswe n'uyu mwuka w'ubutinganyi batabizi, batatswe n'izi mbaraga z'abayesbienne, izi mbaraga zo kwikinisha, izi mbaraga zisenya ingo, izi mbaraga zica ubugingo. Wambaraga we ndakumenaguye mu izina rya Yesu. Rekura ubuzima bw'abahungu n'abakobwa, rekura abagabo n'abagore. Imbaraga zizana divorce nizo mbaraga zitwawe n'uyu mwuka mu izina rya Yesu. Iyo mwuka wamaze kuwandura, utangira kumva ikintu cyitwa urushako kirimo kiba very bitter mu kanwa kawe. Abantu bazi ko ari ibintu umuntu ahaguruka mu gitondo akambara costume, akambara neza, akavuga ati ubu ngewe ndagiye ngiye mu butinganye. Ntago ariko bimeze. Nubitegereza ko umwana wawe azabikubwira ugahita utesha ukavuga uti sigaho wijya mu butinganyi, wijya mu ba lesbienne, wijya mu ba Rozocloa, wijya mu bafahamaso, wijya mu ki. Ntabwo ariko bigenda. Uyu mwuka ugira imbaraga z'amayeri, kandi Satani ategera ahantu azi ko abantu bazagira intege nke. Yarategeye kuri Yesu mu minsi 40 ashonje, abizi ko azarya ariko ntiyarya. Uyu munsi wa none ukwiye gusobanukirwa ubusambanyi ushobora kubukora, ushobora gutuma urushako ejo hazaza umuryango, kororoka k'umuryango bishobora kuba ikibazo gikomeye. Ndakwinginze bwoko bw'Imana, nyuma yo kumva buno butumwa, nubwo mbivuze akanya gatoya, iyo nimero ya telefone ugenda ubona kenshi garuka mu byigisho bitandukanye, wemere kuba wayihamagara, wemere kuba wabagisha inama, wemere kuba wabasaba audience, ukababwira hari administration ishinzwe, tukakwakira wowe ubwawe mu buryo bw'ibanga, tukamenya urugero rw'imbaraga zikurwanya
yagufanya, n'icyo umuntu yagufasha. Hari ibyo umuntu asengera, hari ibyo umuntu ajya w'inama, hari ibyo umuntu akora nko gutoza kugira ngo ushobore kubisohokamo, kuko buri kintu cyose mubona imbaraga z'Imana ziragitsinda mu izina rya Yesu. Haleluya. Bibutse ubutumwa bw'umunsi bwa none, imbaraga z'umwimerere bw'ubutumwa bw'umunsi no kugaragaza Yesu Kristo nk'intwari, Yesu Kristo nk'umutsinzi mu buzima bwacu. Yatsinze ibishuko byose Satani yamushize imbere nyuma yo gusenga, kandi atubera urugero. Iyo turi muri Kristo Yesu, natwe tuba dufite iyo mbaraga yo gutsinda, nk'uko Esteri yatsinze atsindishirije ishanga ry'ubwoko bw'Abayuda. Iyo uri muri Kristo Yesu utsindishiriza ubwoko bwanyu, utsindishiriza ishanga. Izi nyigisho, ubutumwa bw'uyu munsi wa kabiri mu minsi 7, ni ubutumwa buduhereza gushikama no guhagarara mu cyuho muri Kristo Yesu. Icyuho mu muryango wawe, ukabera umwambasaderi umuryango wawe, kugira ngo umuryango wawe ahari abazarokoka, abazakomeza kubaho ibihe n'ibihe, bazasoroma imbuto nziza kuri wowe. Ntabwo ari imbuto z'amagambo, si imbuto z'ibikorwa gusa, ahubwo n'imyifatire yawe, n'imico yawe, imitekerereze yawe, imigenzereze yawe. Ibyo byose bizahinduka umurage abantu bagenda basoromaho imbuto ibihe n'ibihe. Haleluya. Uyu mugore witwa Esther yihambiriye ku isezerano ry'amasengesho, asaba igihugu cyose ko gisenga. Muri uko gusenga ahagararana n'ubwoko bwe, ubwoko bwe bwose burarokoka. Iyo umuntu ahagaze mu mbaraga z'amasengesho, iyo umuntu ahagaze mu guhamya, imbaraga z'Imana zirokora na bene wanyu. Muri aya masengesho y'iminsi 7 hari bene wanyu batazapfa. Hari abamenyereye ko mu gihe cy'iminsi mikuru hari abantu bagomba gushingura. Bamwe batangiye gushyiraho amakonte yo gusevingira ibyago biba mu mpera z'umwaka, abandi basevingira akaga bazahura nako, abandi basevingira abazapfusha kugira ngo bazabone uburyo babashingura, abandi bashiraho uburyo bwo gukusanya imbaraga zizaherekeza abafite ibibazo mu mpera z'umwaka. Harimo abamaze kubitegura, ndabizi ibi mvuga. Harimo abantu bazaduha ubuhamya, harimo abantu bategurira iminsi mikuru ayo bazarya n'ayo bazajyana mu bitaro, kuko bavuga ngo data cyangwa mama, mwene wacu runaka, anko runaka, masenge runaka, anti runaka azajya mu bitaro, byanga bikunde konte yawe ugatangira kuyigabanya n'ibice. Ariko uyu mugoroba ntabwo ari uyu mwaka bizamera. Duhagaze mu mbaraga, duhagaze mu butware. Iyo mwuka wa Satani, iyo myuka y'ibishuko, iyo myuka Satani akagukoresha migambi ukayemera, ukayitegura, turayihagaritse, turayisenya mu izina rya Yesu. Mu kirere cy'ubuzima bw'umuryango wawe, mu mbaraga z'isano y'amaraso, mu mbaraga z'ibitambo byatanzwe, dutandukanyije uwo muntu wabaraga nk'umuntu uhora bagora mu mpera z'umwaka. Uyu mwaka siko bizamera, turabihakanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibyo nibyo Esteri yahagurutse aje guhamya. Aravuga ngo ariko reka mbabwire Abayuda, igihe twahereye, igihe abantu bahereye batesa Abayuda, reka mbabwire Moridekayi bakina misiyo n'umukobwa wa Esteri yaramureze igihe kirekire, aramubwira ati reka dukine misiyo nge nawe. Uyu munsi wa none hari abantu Imana igiye kuguha, hari umwana wawe ufite mu rugo, hari umudamu ufite mu rugo, hari inshuti magara ufite, hari abamusengana, Imana igiye kuguha kugira ngo mukinane misiyo, kugira ngo murokore bene wacu. Ibyajyaga biva bakabanyaga ubutaka, bakabatwara ibintu byose, mugasigara mwitangiye itama, amategeko akabarenganya. No, hari umuntu Imana izanye, hari umuntu Imana izanye, hari umuntu Imana izanye, hari umuntu Imana izanye mu rushako rwawe, hari umuntu Imana izanye mu rugo rwawe, hari umuntu Imana izanye mu baturanyi bawe, hari umuntu Imana izanye mu bana wibarutse, abari baragiye, abagiye mu bindi bihugu, hari umuntu
umuntu Imana izanye muri bene wanyu. Hari umuntu Imana ihagurukije yarari kure, yarameze nka Dawidi mu ishyamba, yari yaribagiranye, ariko itegeko riramanutse, itegeko ryo guhindura ibintu, itegeko ryo kwemeza ibyari byarabaye ko bitazongera kuba. Uyu mugoroba turabyamamaza, ntabwo bizongera kuba. Wikomeza gutegura iyo mva, wikomeza gutegura urwo rugendo rwo kujya guherekeza abarembye n'abaguwe nabi. Uyu mugoroba siko bizamera mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe, umugoroba udasanzwe. Reka mvuge kuri aya mahame dusenge. Yaba byashobokaga ngo tuganire, nindangiza dushireho nimero ya telefone, noneho abantu bajye baduhamagara umwe kuri umwe, dusubize, atubaze dusubize, tukarara nka overnight kugera mu gitondo. Murabishaka muzabidusabe. Tuzarale muri studio iwanyu, namwe mwubaka icyumba mukoremo studio, cyangwa se mujye ahantu hiherereye hibanga. Ubundi tuzarara igitaramo nitumara kuganira ino minsi 7. Nibishoboka muzabisabe, turebe nimba bishoboka. Abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, muri Afrika, muri Amerika, mu Burayi, tujye tubona badukurikirana, abari muri Australia, abari muri Aziya. Ubundi dushire igicaniro, twicare, niturangiza dutera agatebe, muduhamagare, mutubaze, mutugisha inama live, tujye tuvugana namwe. Ubundi iryo joro rizaba ari joro ridasanzwe. Imana ibahe umugisha. Amahame ashobora gutuma imbaraga zo muri Kristo Yesu ziguha gutsinda ibishuko. Hari amahame bisaba, ni menshi, ariko natwaye makeya muri yo y'ingenzi. Ihame rya mbere rishobora gutuma muri Kristo Yesu ushobora gutsinda ibishuko: gusenga no kwiyiriza bizana intsinzi yo mu mwuka. Gusenga no kwiyiriza bizana intsinzi yo mu mwuka. Turabisanga muri Matayo 4:2. Yo ni ihame rya mbere. Rya kabiri, gusoma ijambo ry'Imana nk'intwaro yo kurwanya ibishuko. Gusoma ijambo ry'Imana nk'intwaro yo gutsinda ibishuko, yo kurwanya Satani, yo kurwanya imikorere yose y'ubuhanga bwo mu bwami bw'umwijima. Iyo usoma ijambo ry'Imana ugira amayeri ahagije yo kubasha guhishurirwa, kubasha kuvumbura imikorere yose y'ubwami bwa Satani. Ibyo turabisanga muri Matayo 4:4, dusimbuka tugiye ku wa 7 ndetse n'uwa 10. Mumbabarire sindi buhasome, ndabibaha kugira ngo musigare mucirana, murwane. Abarwana mu manywa aho bari, cyangwa mu majoro aho bari, cyangwa mu gitondo aho bari, barwane kugeza ubwo izina ryawe rihinduka, kugeza ubwo amateka yawe ahinduka, ukazaduhamagara dushima Imana. Haleluya. Haleluya. Reka mvuge ku ihame rya gatatu: kwicisha bugufi imbere y'Imana bigaragaza ubushake bwo kuyubaha no kuyumvira. Iyo dufite umutima wo kwicisha bugufi, biba bigaragaza ubushake bwo gushaka za mbaraga z'ubwenge n'ubuhanga byaduhesha gutsinda ibishuko by'ubwami bw'umwijima. Ihame rya 4: gutinyuka gufata inshingano zo kurengera abandi nka Esther. Gutinyuka gufata inshingano. Bwoko bw'Imana, nyuma yuko tuganiriye bino, nyuma yuko mvise ubutumwa bwiza iyi minsi 7 cyangwa n'imyaka yose umaze, ukwiriye kwiyemeza gufata inshingano, gufata ingamba, gushiraho gahunda yo kurengera bene wanyu, yo kurengera umuryango wawe, yo kurengera abana bawe, yo kurengera akazi kawe, yo kurengera urushako rwawe, yo kurengera itorero ryawe, yo kurengera abaturanyi bawe, yo kurengera igihugu cyawe. Ukiyemeza, ntutinye, ntugire ubwoba, ugashikama, ukajurara ku mavi, ubwira Imana ngo Mana nkoresha, Mana nkoresha, nyigisha gusenga, nyigisha kubaha, nyigisha kugukorera, ntandukanya n'imbaraga
z'inkomoko usenga ku manywa na nijoro, Imana ibana nawe. Iri hame ryakoreshejwe na Esiteri asengera umuryango w'Abayuda, Imana irabarokora. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu mugoroba hari abantu bari burokore ubugingo bwa benshi kubera amagambo, kubera gufata ibyemezo, kubera gufata ingamba. Ukwiriye kwemera kwinjira mu nshingano zo gushyira igicaniro kirengera bene wanyu, kirengera bene nyoko. Bariya bize ntibagire icyo bimarira, wabasengera nimba umwuka ukibarimo. Nimba atari yapfa ni ukuri Imana yamuhindura. Nimba atari yabava mu maboko ngo bamushingure ngo apfe bamubure, uyu munsi wa none wasenga akagaruka. Nyuma y'ubu buhamya, nyuma y'aya masengesho, tuzabona abantu bari barazimiye, Imana ibagarura. Abakiri bazima, Imana izabagarura. Twongere tubabone, tunezererwane nabo. Haleluya. Gutinyuka gufata inshinga, guhagarara mu cyuho cyo kurwanirira bene wacu, gushyiraho strategy z'igicaniro cy'amasengesho, gahunda yo gusurana, gahunda yo gufashanya, gahunda yo kurema ama business, gahunda yo kurema amakampani cyangwa se kubaka inganda, gushyiraho ibigo bikomeye bihuza abantu. Iyi gahunda izaba irimo gutanga umusaruro nk'ihame rigaragaza uburyo Yesu Kristo aguhaye ubwenge bwo gutsinda ibishuko. Bizatuma bene wanyu bibwira ko ari abakene, nta kintu cyo gukora bashobora. Imana itangira kubakoresha binyuze mu maboko yawe, binyuze mu mahitamo yawe. Haleluya. Reka nsoreze kuri iki kintu. Ibyo gusengera ni ibihe? Ndabasigira taska cyangwa se umwitozo cyangwa se ingamba. Icyifuzo dufite kuri uyu munsi wa kabiri ni ugusenga tubwira Imana ngo Mana nyigisha gusenga, guhagarara mu by'ukuri nk'uko Yesu Kristo yatsinze ibishuko. Abantu benshi bashobora gusenga nubwo harimo n'abatabishobora, ariko guhagarara mu kuri ngo bashobore gutsinda ibishuko ntabwo babishobora benshi. Icyo twifuza kuri uyu munsi wa kabiri ni ukuri abantu bahagarara mu gusenga, tugahagarara duhamya ukuri mu bwami bw'Imana, kugira ngo Yesu Kristo uri muri twebwe aduhe gutsinda ibishuko. Ingamba yindi ya kabiri ni ugusenga ubwira Imana ngo Mana mu butware nka Esiteri bwo kwitangira abandi. Abantu benshi Imana ibagirira neza, ariko kwitangira abandi ntibajya babikora. Uyu munsi wa none reka mpamagarira abantu bose barimo kutwumva, mwitangire abandi, mwitangire umurimo w'Imana, mwitangire abakene, imfubyi, abapfakazi, abari mu nzu z'imbohe, abari kwa muganga, abadafite shinge na rugero, abana bari mu mihanda. Ifunguro rimwe ry'umunsi rishobora kumuha ibyiringiro ko Yesu ari umwami mu buzima bwe. Abishobora kumuha ibyiringiro, akongera kugarura icyizere, ntiyiyahure, ntakomeze kwirenganya, ntakomeze gukoresha ibisindisha cyangwa ibiyayuramutwe akoresha amanywa nijoro. Ikintu kimwe wakora kuri uyu muntu, ntabwo birindira ko bikorwa n'itorero cyangwa idini runaka. Umutima wawe ushobora kumva rino hame, byatuma uyu muntu arokoka. Imana ikazaguhembera ibyo wakoze. Indi ngamba mu isengesho, usenga uvuga ngo Mana ntagukunda ijambo ryawe no gukurikiza no kurikoresha nk'intwaro. Gukunda ijambo ry'Imana no kurikoresha nk'intwaro. Reka nkubwire bwoko bw'Imana, ndasengera ubuzima bwawe. Imana igusuke mu mwuka, Imana igumanurire umwuka. Ndamanura umwuka mu buzima bwawe, ndamanura umwuka mu rugo rwawe, ndamanura umwuka mu bana bawe, ndamanura umwuka muri kampani yawe, ndamanura umwuka muri business yawe, mu izina rya Yesu. Umwuka w'ihame ry'abakozi bakunda ijambo ry'Imana ndetse no kurikoresha nk'intwaro ishobora gukemura ibibazo, ishobora gukubita hasi imikorere yose y'ubwami bwo mwijima. Iyo ufite izi ngamba mu mitekerereze yawe, ntabwo bisaba kupfukama ngo uboroke, ntabwo bisaba yuko uvuza induru mu nzira, ntabwo bisaba yuko uhora mu nzu y'Imana handi hamanitse umusaraba. Inzu y'Imana si iri mu musaraba, ntabwo ari irimo ibyuma bacuranga, ntabwo ari irimo abantu bambaye kono nk'abapasiteri. Inzu y'Imana ni ahantu hose uri, wherever you are, in whatever you do, aho uri hose mu byo ukora byose, aho, kuko inzu y'Imana ni wowe. Ahantu uhagaze hose, aho ni inzu y'Imana. Ibintu byose ukora, shyiraho ingamba, Imana iri kumwe nawe.
Oh, haleluya. Isengesho rindi wasenga, senga usenya imbaraga zose zigerageza kugushuka no gushuka abandi. Witegereza aho uri hose ukabona ari imbaraga zirimo gushuka abandi, ukabona hari imbaraga zirimo kugushuka zikwataka, senga usenya izo mbaraga, uzimenagure, uzubike, Imana izabana nawe. Haleluya. Izi ngamba zose zigendana n'imbaraga zo gusenga, Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Uku gusenga turabisanga muri Yeremiya igice cyaho cyambere. Yeremiya igice cyambere. Ikansome iki cyanditswe ndimo nsoza. Yeremiya igice cyaho cyambere. Yeremiya igice cyambere. Haleluya. Wow, mbega umugoroba udasanzwe, mbega umugoroba ufite ubundi bwiza budasanzwe. Yeremiya igice cyambere, Imana ihamagarira Yeremiya ubuhanuzi. Reka duhere ku murongo wa 4. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Reka dusimbuke ku murongo waho wa 9. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, nshize amagambo yanje mu kanwa kawe. Uyu munsi hari amagambo yarari mu buzima bwawe, yarari mu bitekerezo byawe, yarari mu marangamutima yawe, yarari mu byiyumviro byawe. Ayo magambo yatuma gugwa mu mitego, ayo magambo wayavugaga agatuma witwa umunyabinyoma, witwa umushukanyi. Ayo magambo Imana yakuremo, Uwiteka yakuremo. Kristo Yesu asenye icyo cyicaro cy'ayo magambo. Uwiteka ashize andi mu buzima bwawe. Hari amagambo mabi y'ibishuko. Ujye ubona hano hanze abantu baganira mu bitutsi, basuzanya mu bitutsi, baseka mu bitutsi, bishimira mu bitutsi, ntibamenye ko ari urupfu barimo guhamagara. Ariko uyu munsi ayo magambo Imana yakuye ku buzima bwawe, Imana yakuye mu bitekerezo byawe, Imana yakuye mu kanwa kawe. Umva isezerano Imana yabwiye Yeremiya ari ryo sezerano ryawe, ngo dore ngushyire hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami. Haleluya. Imana irakuzamuye ahantu uherereye hose. Hari promotion ku buzima bwawe nyuma yo kwemera aya mahame, nyuma yo kumenya icyo gusengera. Hari imbaraga. Oh, haleluya. Hari imbaraga z'Imana zigiye kugushira mu bundi bwiza, ngo dore ngushyire hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndagushimiye ko ari abantu ushize hejuru y'amahanga, ari abantu ushize hejuru y'ibihugu by'abami, kugira ngo bakoreshe ibikomeye, ubakoreshe ibitangaza. Umva ihama rya mbere, kurandura. Hari ibintu ugiye kurandura mu muryango wawe, mu nkomoko yawe, mu gihugu cyawe. Gusenya, hari ibintu ugomba gusenya, hari ibintu ugomba kurimbura. Mu izina rya Yesu turarimbura, turasenya, turamenagura mu izina rya Yesu buri mbaraga yose y'umushukanyi umwanzi yashize mu buzima bwacu, kubera inkomoko, kubera imikorere, kubera imitekerereze, kubera gushukwa tutabizi. Mana tubabarire, duhize imbaraga, hagira ibisenyuka, hagira ibiranduka, hagira ibirimburwa mu izina rya Yesu. Mu bitekerezo byacu Mwami reka bikurweho, maze duhe imbaraga zo kubaka ndetse tubashe gutera imbuto z'ubwami bw'Imana. Mana urakoze, nguhaye icyubahiro, nguhaye amashimwe, kuko uyu munsi ubanye natwe mu buryo bukomeye. Mu izina rya Yesu Kristo, ndi muri Kristo Yesu, ndi umutsinzi. Aturi iryo sengesho nk'isezerano, ndakira kuba muri Kristo Yesu nk'umutsinzi. Nakiriye Mwami izindi mbaraga, nakiriye ubundi burinzi, nakiriye gusenga gufite impinduka mu izina rya Yesu. Magaze mu ijambo ritsinda Satani, nta burenganzira afite kuri ngewe cyangwa umuryango wanjye. Ndi intwari n'umutsinzi mu ishanga, mu gihugu cyange, muri bene wacu
bose. Iri niryo sengesho duhagazemo twashira imbaraga mu izina rya Yesu. Mana nyiricyubahiro, abantu bose badukurikiranye nibakira izi imbaraga, nibakira ubutsinzi mu kazi barimo. Imbaraga zibarwanya turazimenagura, turazisenya. Abari baryamye mu bitaro kwa muganga, imbaraga zibaryamishije, bamwe baterwa inshinge ariko indwara itarigeze iboneka, abandi bahabwa imiti nk'ibinini ariko indwara itarigeze iboneka, abandi bari mu bitaro by'abasazi Indera muri iki gihugu ndetse no mu bindi bihugu binyuranye barimo kutwumva. Ibyo bitaro byakira abafite indwara z'imitekerereze, abafite indwara zo mu mutwe, turabasengeye. Mana iri jambo reka ribarekurirweho, ribahagurutse, ribakure mu bitanda, ribakure mu gisasiro aho umwanzi yabaroheye. Dukeneye ubuhamya bw'abantu bavuye mu bitaro umwanzi yari yaragwatiriye, umwanzi yari yaraboshe mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none imigambi yose umwanzi yari afite turayihagarika. Iyo yari afite kuba ari mu bitaro, iyo yari afite kuba ari muri gereza, iyo yari afite ku bantu bari mu magororero, mu bigo by'ingororamuco muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, Mana turasengera abahungu n'abakobwa bari mu kirwa cy'Iwawa bagororerwayo ariko bagahora basubirayo ntibamenye impamvu, barigishwa, bagafashwa, bakagaburirwa, bagaherekezwa ariko bagasubizwayo ariko bakicwa, abandi bagahunga, abandi bagahura n'ibyago bikomeye. Uyu mwuka turawusenya, uyu mwuka w'ibisuko turawumenagura. Nurekure abana b'Abanyarwanda, nurekure abana b'Abanyafurika, nurekure Abanyafurika bari mu bindi bihugu, bari ku yindi migabane. Mu izina rya Yesu dushyizeho iherezo Mwami. Uyu munsi tuguhaye icyubahiro ko wabanye natwe, tuguhaye icyubahiro kuri kumwe natwe, turagushimiye ko wadushoboresheje. Mana nuhabwe icyubahiro. Herekeza abagiye gukomeza urugendo, herekeza abagiye kuryama, herekeza abagiye mu kazi, herekeza abantu bose bategaga amatwi, ubarinde, ubakoresha ibikomeye. Tuzahure dufite amashimwe mu bwami bwawe. Urakoze ko Mwami hari abo uzashima ko tubona n'amaso ku maso aho bari mu miryango yabo, mu bihugu byabo. Igihe kimwe tuzahura tugahoberana tuvuga ubutsinzi muri Kristo Yesu. Urakoze Data, twanze umwuka w'uruhora nyuma y'aya masengesho. Dusengera abantu bose, twanze umwuka wo guhora. Wakurikira buno butumwa, wakwanga ko hari ibimenyetso n'ibitangaza bigaragara nyuma y'ubu butumwa. Twanze umwuka wo guhora ku bashumba b'iki gihugu cy'u Rwanda, twanze umwuka wo guhora ku bayobozi b'iki gihugu cy'u Rwanda, twanze umwuka wo guhora ku miryango, twanze umwuka wo guhora ku baminisitiri. Mana tanga ububasha n'ubutware mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Kenya, mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cya Kongo, mu gihugu cyose Mwami cyo muri Afurika yose kiri hirya no hino ku isi. Turasenze ngo ukore ibikomeye. Mana turagushimiye kubw'uyu mugoroba kuduhaye kwakira imbabazi n'urukundo rwawe. Mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti turakoze. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Imana ibahe umugisha cyane, mutahane n'Imana, mugubwe neza. Imana ibane namwe, Imana ibarinde mu mirimo yanyu yose, mu byo mugambirira byose. Yesu ari kumwe namwe. Bwoko bw'Imana turabakunda. Naho ku munsi w'ejo amasaha nkaya turaza kubereka amasaha yacu muri South Africa, tubereke n'amasaha yo ya bantu bashaka kudukurikirana bari Amerika bagiye babidusaba, abari mu Burayi, abari Australia, bari mu bihugu bitandukanye ku isi bashaka kuzajya bakurikirana buno butumwa. Turaza kubereka amasaha ku mafraya tuzagenda tubaha ku munsi w'ejo. Turabashimiye kandi turabakunda. Imana ibahe umugisha. Au revoir. Bye bye.